mbazaniye urutonde rw'insengero zimaze kugurishwa mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Izo nsengero nizi zikurikira: Paruwasi ya Rukiri, itorero rya Meridie, itorero rya Busanza, itorero rya Kimicanga, itorero rya Gacuriro, itorero rya Kabuye. narababwiye ngo nimutere gatebe hanyuma ubundi natwe tubagezeho uko byifashe hirya no hino mu gisata cy'iyobokamana. Njye nitwe Nongera Bernard, Njye nitwa Bigirimana Rora. uyu ni umwanya abantu bateye agatebe badukurikiye bari benshi hirya no hino. Yes. Ariko ngira ngo kuba tuzanye uru rutonde rw'izi nsengero esheshatu, ngira ngo zagaragaye ko arizo nsengero zamaze kuba zagurishwa no mu rwego rw'umujyi wa Kigali. Ntabwo bivuze ko hataba hari n'izindi tutamenye. Izo nizo twamenye. Nizo twamenye. Hanyuma ndagira ngo tuza kuba twahanaho ibitekerezo nk'uko abakunzi bacu baba batwandikiye batubwira ati nyaboneka mutubarize n'iki kibazo. Hanyuma mbere y'uko tubagezaho iyi nkuru uburyo tuyirambura, Yes. reka tubaze dusaba aba bantu bacu ko duhora tubabwira ngo bakande kuri subscribe Bakabyanga. ntabwo bumva. Kandi Yesu yavuze ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa. Ko tubasabye inkunga yo gukanda kuri subscribe umuntu ayikandaho rimwe gusa, agakora like, share, akaduha n'ibitekerezo muri comment. Reka tuvuge ngo ababikoze kano kanya Imana ibaho umugisha. Yes. Ngaye nguko reka tubashimire mwebwe muduha inkunga y'urutoki. Hanyuma abantu bamaze kuba batera agatebe begereje telefone zanyu, abari ku mashini, yes, abari ku mateleviziyo, yes. Mwese mukaba mudukurikiye, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane. Hanyuma hagati y'ibibazo bigenda bigaragara mu bakristu, tugenda tubona ko bikomeje kugenda birushaho kuba birebire. Uyu mwanya byifashe biti urutonde rw'insengero zimaze kugurishwa mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Njyewe ubwanjye hari zo nubatse mu ntara. Wowe njyewe ntabwo ari ubizi se? Hari insengero wubatse mu ntara? Urumwe se? Ebyiri se? Kagira eshatu se? Izo nazo zarangije kugurishwa, zarangije gusenwa. Waraziyubakiye? Twarazubatse, tugakora igiterane, nahagurutse korali, tugakora ibitane bya fundraising, n'amafoto turayafite. Pastor ari ku gasongero k'urusengero arimo kuraho ibati hejuru, arimo asenya, asakambura. Ari pastor usakambura zikira? Ari pastor uri hejuru arimo gusakambura kugira ngo aya mabati ataza kwangirika. Aha. Yes, ariko twa tugiye kwibanda hano mu mujyi wa Kigali. Twibaza n'ikibazo kivuga ngo aya mafaranga yavuye muri izi nsengero hajya hehe? Hanyuma reka duhere hasi. Yes. Iyo twatangiye tuzamuka, turamanuka. Hanyuma twatangira tumanuka tukazamuka. Yes. Tugiye guhera rero ku rusengero rw'itorero rya ADEPR Kabuye. ADEPR Kabuye hano mu mujyi wa Kigali. Hajya ubwo ni muri paruwasi ya Gasabo. Ni muri paruwasi ya Gasabo. Nuvuga ngo muri paruwasi ya Gasabo biravuga ko urusengero rwa ADEPR Kabuye. Urahaze? Ngira ngo nakore ibiterane. Narakoreye amakonsere remereye cyane. Urusengero hafi yo kwa muganga. Hafi yo kwa muganga gutyo. Abantu bazi Kabuye hano hari ku ruganda rw'isukari. Ku ruganda rw'isukari. Haragura umuhanda gutyo. Basimbuka ariko baguriyo n'imi barangura amasukari. Baragura amasukari. Isukari bazana imodoka. Ariko se kuri kubamamariza hari akantu baguhaye. Bari abantu n'abaturage. Ariko none tugomba kwamamaza iby'iwacu kugira ngo bigira agaciro. Nirijwi ntabwo ryaryoha ntabwo yagasukari. Okay. Nukuvuga ngo urusengero ruri Kabuye hafi yo kwa muganga. Sibyo? Nukuvuga ngo urwo rusengero biravugwa ko rwaba rwaramaze kujya mu nsengero nazo zigiye kuba zasenywa kuko nirumara kuba rwagurishwa egare ku rusengero. Yes. Sibyo? Bazarusenya cyangwa umushoramari ahakorere ibikorwa bye muri rusange. Nukuvuga ngo rero dore ikibazo. Yego. Biravugwa ko urusengero rwubatse mu byanya by'inganda. Ngo akaba ariyo mpamvu igiye gutuma
urusengero rugurishwa n'abashoramari nyine urumva mu nganda baba batanze agashyushye mu nganda oya baba batanze agashyushye hariya se ko amafaranga hari amafaranga mu nganda amafaranga hari amafaranga arahari ikintu kitabuze mu nganda n'amafaranga hari amafaranga meza cyane ikibazo rero cyawe yakasa abakirisitu bari gukomeza bibaza mbona no kubwira abashumba babo ngo mubakure mu rujijo kuko impungenge barazifite barabaza ngo niba ari mu cyanya cy'ingano akaba ariyo mpamvu muvuga ko mugiye kugurisha urusengero ko hubatse amavuriro ko hubatse amashuri bikaba byo bitaragurishwa nabyo ni ingana. Ese urusengero ni rwo rwihutirwa cyane ku buryo rwagurishwa? Yes. Okay. Hanyuma hanga abakristo mbese urumva nyine ni ikibazo babaza bakurikije uko babibona. Noneho bakongera kubaza bati none se basi ku rusengero abakristo twarwubatse tuvunitse uko bavuga yego ku rusengero twarwubatse tuvunitse dutanze imisada dutanze inkunga dutanze amafaranga dukoteza none rukaba rugiye rugurishijwe. Hari amahirwe avuga ko urusengero rwa Nyacyonga rushobora kuzagira amahirwe muri rwa rusengero rwa kabiri ruzunganira rwa rundi rwo mu murenge ruri guporopozwa. Noneho bavuga ati niba rwa rusengero rushobora guporopozwa kandi Nyacyonga bakaba bakiri mu masuku baracyari mu masuku nubwo bisa nkaho byageze kure yego ariko hari utuntu tuba tukibona nta nyubako burya kubaka n'ibirangira ukumva. None abo bakristu begereye Nyacyonga kuva Ikabuye ujya Nyacyonga ni hafi cyangwa se kuva Nyacyonga kuva Ikabuye ujya Bweramvura ni hafi gutaya amafaranga y'ibikorwa byayo atazamuka ngo ajyanwe aho bagiye kujya kubyiga abandi biyubakiye. Urumva niba bavuye Ikabuye bakajya Nyacyonga cyangwa Bweramvura hari intebe zihari hari abaziguze hari n'ababikoze mugiye kubabyigamo babwira ngo mwegere hirya nta kundi byagenda ni nk'abana b'Imana nyine mugomba gusangira. Ariko se nta kuntu haboneka nk'ubuyobozi bwabitekerezaho bakavuga ati mu gihe bano bimuriwe hariya n'ibikorwa byabo ariho byimurirwa n'amafaranga yabo. None se ngiye ubu tuvugana inzu yanjye nyigurishije ngomba kujyana inzu yanjye nkajya kubikoresha ahandi nimutse ngiye. None se umva atari ikibazo? Iki kibazo kiri hirya no hino cyane cyane mu mujyi wa Kigali. None se turaza guhuriza hamwe tuze gusesengura ubundi amafaranga ajya hehe. Ese Imana iratwara nkuko abenshi bakomeje kuvuga ngo Imana iraza katwara? Imana banza ariyo mpamvu bavuze ngo yirirwa handi igataha u Rwanda iza nijoro uje gutora amafaranga ubundi ku manywa kaba yagurutse ishobora kuba yatwara nijoro. Ariko nanone ntabwo Imana ishobora gukora kukiza nijoro se. Oya turaza kubisesengura kubera iki yirirwa handi ku manywa. Uwo ni umugani wagenuraga yuko Imana ikunda Abanyarwanda. Hanyuma rero ku itorero rya Gacuriro naho nahakora ibiterane. Urwo rusengero urabona ko hari icyerekezo cyiza nabwo rwakuweho rwaragurishijwe. Gacuriro hakurya Gacuriro nahakora igiterane 2008. Ubwo itorero rya Gacuriro ibikorwa byaho byose byimukiye ugasanga hagonzwe n'iki hagonzwe n'ibikorwa remezo. Aho ngaho rero ariko nimba barafashe ibikorwa byabo bakabyimurira ku rundi rusengero mbahaye amanota 100%. Bakoze ibintu byiza ariko sinzi amafaranga niba barashyize kuri konti ya paruwase niba barasukuye barakoze icyambere nuko mbere ngo ibikorwa byose by'itorero babyimuriye ku itorero bimukiye aho ngaho aho ni sawa aho ngaho itorero rya Kimicanga urabizi Kimicanga ariko barahashenye Imana barahashenye kera n'abaturage bari barabimuye hajya iyo babimuye buriya nk'umuntu hafite imitungo ifatika buriya nta kintu bamuha ngira ngo buriya hari uburyo inzego bwite za leta zibiteganya ku muntu wimuwe uhafite hari abantu bagiye bimurwa bakajyanwa mu mazu bubakiwe ngira ngo urabyibuka kandi meza. Ahubwo umuntu ahita yibaza ngo ibi bikorwa by'insengero
by'insengero kuko urusengero rwo ntabwo barusenya ngo bavuge ngo barusengeragamo reka tububakire urusengero aho twajyanye abandi kuko basengeraga Kimicanga ubasengera Kimihurura. ni ukuvuga ngo rero njye nibazaga nimba ibi bikorwa by'izi nsengero zisenywa bikurikira abakristu babo aho bagiye bimukiye bagiye kujya bateranira niba baragiye Kimihurura ibyavuye Kimicanga byabasanzeyo cyangwa byahise bica hejuru birenga hedikota iyo kagezeyo rero hedikota itorero ryo mu Busanza ugeze ugeramo itorero rya ADEPR Busanza n'urusengero rwiza bayira rwinjiyemo nanjye rwinjiyemo narusengeyemo rwose turabona gusuhuza abantu bose basengeye mu Busanza ADEPR Busanza ahazwi nka radari kuvuga ngo n'urusengero rwiza ariko narwo rwaje kuzahura nuko ibikorwa by'iterambere byaje birusanga horori mu ruhande rumwe ni ikigaragaza ko Imana iri kuzana umugisha kuri uriya musozi. Imana ihabwa icyubahiro. Ahubwo ikibazo nyine dukomeje kugenda tubona hirya no hino ni bya bindi turi kubaza. Rwarashewe. Yego nibo baratangiye no kurusenya simbyibuka ariko rwaragurishijwe. Mu kugurwa bivuga ko rwaguzwe hagiye gushyirwa ibitaro bikomeye rwose pe niba by'Abahinde niba ari Abashima biraho ngaho hafi aho ngaho. ni ukuvuga ngo rero amafaranga barayatanze anashyushye abantu basigara bibaza ngo turajya gusengera barakaramye ngo bajyanwa ku rusengero rwabo bita Mukamenge urazi Mukamenge ni hano urabona ukiva kuri segiteri yego ndahabona Kanombe kuri umuhanda umuhanda uzamuka ujya mu Busanza ukiva kuri segiteri urazamuka harimo urusengero haguru umuhanda urenze kuri militari utaragera aho bita mu Gashyushye hafi y'irimbi aho ryagaze irimbi riri munsi y'umuhanda harimo urusengero ruguru umuhanda urusengero rwiza cyane aho niho abakirisitu baradari babusanze bashyizwe kujya bajya guteranira noneho bivuga ko ngo baguriwe ikibanza yego baravuga ati mugende mujye gushaka ikibanza bagiye kugurirwa ikibanza bagurirwa ikibanza ahantu hagayitse batiyumvamo namba ngo hitwa muri Ruviri nepfo ngo Nyarugugu ahantu bajyaga bamena imyanda mu byobo ahantu bacukuye ibyobo bajyaga bavamo ryataka rya retirete hanyuma rimaze kuvamo abantu bakajya bajya kumenamo imyanda aho rero ngo niho baguze ikibanza bavuga ngo niho ngo abakristo bumve ko bafite ikibanza baba barabikijije nyine urumva icyo baguze tuzi agaciro kacyo ariko wenda nibura nabo bavuga ko banakabona ADEPR Paruwasi Rukiri rwa rusengero rwavugishije abatari bake Rukiri yavugije abantu yavugishije abatari bake ntabwo ngivugaho byinshi ibyinshi urabizi yego ibyo mu Rukiri aje badata we ibyo mu Rukiri we bitumye ngira ubwoba n'ababizi n'abari bahari itorero rya Meridiye uza hano herereye ni hano imbere ya Faisal gutya ku rusengero rwa munsi y'umuhanda Faisal ukase gutya ntabwo nduzi ubwo ngo njye narugezemo haciye igikorwa cy'iterambere ku muhanda hishyuwe akayabo k'amafaranga ayo mafaranga bayashyira kuri konte bivugwa ko ngo ari Kacyiru ngo ariko ngo byarangiye abakirisitu nyine ngo bihanaguye abakirisitu ubundi akenshi iyo atari ibintu bavuze ngo mugerageza ahantu mugiye muhite mujyanayo murasanga twagejeje ibi nuvuga ngo ni urusengero rwakiraga abantu igihumbi bagakwiye guhita bakubita urukuta bakongeramo imyanya urusengero rukakira imyanya nibura abantu 5 cyangwa se bitewe n'abandi baje ariko niba urusengero bimuriweho rutubatsweho rutaguweho rutagize gute haba hari ikibazo hanyuma rero abantu barira mu rusaka abakristo bakomeje kwibaza ibibazo byinshi bitandukanye ubundi amafaranga ajya hehe amafaranga Imana yatwara nicyo gisubizo neza amafaranga Imana yatwara reka mvuge ngo amen ariko si Imana itwara amafaranga
imana isa n'umukene kandi barubakiye imana kandi ifite byose. oya barubakiye imana atwaye ibyayo. Nasomye ijambo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo muzanyubakira nzuki ko isi ari intebe y'ibirenge byanjye. Nawe umva iyo jambo. None se kuki batwigisha iyo tugiye gutanga mu rusengero batubwira ngo nimuzane twubakire imana ahitiriwe izina ry'Imana. oya iyo bari kujya gutanga oya ibyo biba nyuma y'uko urusengero rwuzuye. iyo bagiye gutanga kwitangisha bavuga ngo muzane icyo ufite twubakire imana. Reka dusesagurire ijambo ryanditse mu gitabo cya Hagayi. Hari ijambo rivuga ngo ubwiza bw'iyi nzu buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka avuga. Ubuvuzi yihe? Iyo ngiyo yanditse muri Bibiliya. Ariko ubundi batwerekaga iyi. Iyo ngiyo niko umuhanuzi Hagayi yanditse ngo ubwiza bw'iyi nzu. Wasoma igitabo cya Hagayi igice cya mbere niba ari 8 ngo nimuzamuke mujye ku misozi ngo muzane ibiti twubakire ngo imana ngo urusengero. Wabyumvisha? Yego. Hanyuma rero kubakira imana nibyo bose bakoze, ni nabyo twese twakoze. Ikibazo ni abantu bari kurya iby'Imana. Imana barayiriye se. Nukuri kw'Imana. Kuko ujye kuvuga bari gutunga ahantu amafaranga yarengeye. Ukumva bari gutunga gato cyane yarengeye. Yego. Ugahita wumva ko atari Imana yayatwaye. Ugahita wumva ko hari ikintu cy'iby'Imana. Uvuze gutyo rero mera nk'umuntu ukangutse. Hari umuntu umwe duherutse kuganira arambwira ngo ariko Ruramba nguze ukuntu abantu ngo Imana bayiriye barayibye barangije ngo ibyo neza ngo irangije ngo iricecekera kandi abivuga ari umushumba. Igira ibambe. Ndabati umushumba se ushaka kumbwira iki? Amafaranga yavuye mu modoka zatejwe cyamunara abashumba b'uturere bagendagaho. Amafaranga yarengeye he? Ayo nayo yagiye nko ku nsengero zagurishijwe zagiye. Amafaranga yavuye muri cyamunara za moto abashumba b'aparuwase bagendagaho. Amafaranga yavuye mu gishanga aharimo hatunganyirizwa ikiyaga n'umujyi wa Kigali ngo harishyuwe. Amafaranga agiye hehe? Yatunganyije sauna massage kugira ngo abakristo batazicwa na Rubagimpande. Ziri hari imisanzu mwazitanzeho nayo mafaranga. Icyambere no kwivuza roho nzima mu mubiri muzima. Hari igihe rero umbajije ibibazo ntahita numva yuko roho nzima n'umubiri muzima birajyana. Ntabwo ugomba kuvuga ngo byagenze gute ubona hari pisine. Hari pisine. Ikibazo ni uko ariko bose bazogamo. Ariko buriya pisine hari umugabo warutse kubaza ikibazo arabaza ngo mwubatse Dove Hotel yewe muzishyiramo n'ibinyabazungu byinshi ariko twebwe abaturage twabyubatse twavuyemo aya mafaranga mwakoze imishinga twe tutibonamo. Ni ukuvuga ngo nta mukene ushobora kujya muri pisine ngo ajye koga. Ahubwo uvuze gutyo ntabwo mushyire mu ijambo nibutse yuko hari umushumba umwe kugira ngo bamuhe kuyobora paruwasi yatanze akantu. Agaki? Yatanze akantu kuri izo ngoma. Yego. Iryo deni yafashe nani umunsi aracyaryishyura. Yagujije banki amafaranga arayatanga ubwa Dove. Yego. Kugira ngo bamwambike umusaraba bamuhe inkoni ya gishumba. Ubuyobozi bwa pastor ndayisegeza yibujeho bose burakubura nabo buramusezerera. Yego. Iyo deni rya banki nani umunsi aracyaryishyura. Ni ukuvuga ngo rero agomba kuryishyura bigiza na bibi kuko niwe ryanditseho. Ubusi umuntu azajya mu ijoro. Mu ijoro ikiboshye mu isi no mu ijoro gukiradananye. Muzabanza mubohore hanyuma niba ADPR mushaka ko abantu bazajya mu ijoro muzamubohore. Bamubabarire se bamwishyurira. Bamwishyurire nyine. Nese ntiyabikoze. Kandi ADPR tamuhemba. Ntabwo yabikoze mu izina ry'itorero se.
ahangaha byo birakomeye. ADEPR se yamwishyurira, none se yabikoze mu izina ryandi yari gukora, yabikoze mu izina ryiwe agira ngo akemure ikibazo ahembwe neza ibintu nk'ibyo. ariko none naho yari yabyiniye muri credit, kandi usanga umuntu ari kujya muri credit yarangiza agafata credit agahita ajya kwishimiramo akakoresha anniversaire, akifotoza agashaka ku mazi akaryoha, akibagirwa ko ejo bari bukomanga amubwira ngo itariki yageze. Nukuvuga ngo ntabwo wagomba gufata umwanya ngo ufate umwanya uvuga ngo ugiye kuyobora muri ADEPR uzi ko intebe ya ADEPR yicara yizungurutse, uyu mwanya uyicara ejo ugasanga hicaye hundi, ngo ujye kuyicara umaze gufata credit uzi ko ejo bagukura utarayishyura. Navuganye n'umushumba umwe ahereye mu karere ka Nyamasheke, ni umukunzi wacu, ni wo kubahwa, Imana imuhumugisha. Ngo ibi byose biri gukorwa, ibi byose birimo gukorwa n'umushumba mukuru wa ADEPR nyakubahwa Pastor Ndagijimana Isaac, ngo Imana yabibabwiye mu mwaka w'2000. Bivuze ngo Imana yarabyejeje, Imana yarabyejeje, Imana irababwira ngo ibatumaho intumwa n'abahanuzi ngo nzabasezerera ngo muzikorera amaboko, ngo muzicara mu kibaya cy'abakirisitu mwarambuwe ijambo, mwarataye agaciro. nta jambo ryavuze Imana ngo rihereye. Urumva, ahubwo bamwe nuko ubuhanuzi busohora, yego, ntibasubize amaso inyuma, ntibabirebe, ntibasubize amaso inyuma, bagakomeza bakinangira imitima. Hano twakwibaza ngo ubundi andi matorero hirya no hino afite abahagarariye ku rwego mpuzamahanga. Urugero idini ya Isilamu hajya ituruka muri Irani, muri Iraq. Idini ya Isilamu ishobora kuba iri hirya yo mu bihugu nyine by'Abarabu, ituruka mu Barabu. Abadivanisi b'umunsi wa karindwi bafite umuntu bahagarariye ku isi, aba muri Amerika, buriya baratora. Noneho n'andi matora hirya no hino muri rusange, ariko itora rya ADEPR ni iryande, ni ikindi kiganiro. Noneho niba ari ikindi kiganiro, abadukurikiye mutekereze tugiye kubazanira ukuri kw'iri torero rya ADEPR. Nyiraryo ninde? Nyiraryo yamenyekanye, itorero rya ADEPR nyiraryo yamenyekanye. Ngo ariko biri kuvugwa yuko ngo hari abagabo bane. Bumuretse Nera kuvuga mu mazina. Ni ikiganiro kiremereye. Turi mu kirakura cy'umuriro. Turi kumwe 5 kuri 5. Tubwire ngo ciao. Ciao.